kubaye kuje ukambya twanshura ikimana uzibiri mbayeho mwana manda igiye murana na Alphonse mwana uzimira arawuri tugihuza amaso Alphonse umwe gataye gato yego mwana wawundi hano hirya undi wajya kujya gusyaga ukaza umeze neza nyine nje impamvu cyabaye sibyo twagize gutya reba kakaja amakanu kipfuka inzura Robert twarahuye none ukarakara nzakubeshyera muryango ni saa sitoni nyine bisanzwe none nari kwese cyagira umujama mbitanyeka yuko kambwiye kandi njye namwibiye inkweto mwana kamba Alphonse nyine ikintu twaba si cyo gitumye zo wiruka unyura ahantu yamfata ari kunkorera mwana navuze mwana ino gatoto no tutayipfiramo turayibona ibibazo byose no utangiye kubizana nabyibibazo ugiye gutuma batangiye ngiye kujya nyura ahantu bakavuga ati dore murumuna wa kakajama ka mutwe usanga uri kunkira mu bibazo natazi n'ibintu mwakoze natazi wasanga uri no kumbeshyira nizo ngo twaranazitwara gusa nyiri ikintu cyumvikana cyose byo ubuzima nawe bwatugeza nawe uri niwe utangiye kubivanga mutwe byose niwe utangiye kubivanga kabisa ibyo bintu namenya byarabaye ryari kutabimbwiye ubundi ko uwo mujama yigeze kubikora nyine nabifata nk'ibiboro biri hasi nyine nakuvuga ngo azabivuga mwana buriya ari umwana gusa nyine ni ibibazo uri kuri wese ese watetse se nta kintu gihari mana byanze kabisa usugo wowe umunsi wakoze ikimana nanjye nari ndimo nshaka agashogoro ahangaha agashogoro s'umugubo n'ishogoro ese wose so yushaka mwana nyine usanze ibyo nari ngiye kujyamo aho kuzumanura nari ndi kubasuraza n'ikintu cyo gushyiramo ubwo rero kamugira inama kandi sibyo tujye Kigali tujye njye no karitse ndayirambe no muri kiriya kiganiro cyavuze ngo cyambeshye ngo nibye mwe mwana none ngiye kubikora bise mutwe mugiye kubikora bise no byo kwishu kandi uzabiraza niba gufata ubyirenge nunabwe ko tuvukana ntabyo kumfa njye n'ubutumura njye kugenda mitenzira none mitengikirere kidamanye niyagiye nabaye neza afite telefone na nirwe yohereza iwa amafaranga abantu bose babona amahirwe kimwe mana by'amahirwe yarakoze nyine yarakoze Kigali abaho amafaranga ukigera bitungukira mbese ufite umuntu muvukana basi cyangwa Kigali yose yuzuyemo amafaranga ukigera bitubona amafaranga abizi neza Kigali televiziyo zose ziri ku muhanda gutya uzigendeye Kigali ahantu hose hari amafaranga ukigera utukira uva hano mbese ubu hano hari twakivuna mu cyaro mwana tukigumira umva njye mubwene ngenda giye sibyo kandi nuko njye bikubwiye uko bimeze kose nuko tonderera dupana tugikika biba ibyo ngenda mfashe umwanzuro se ubwo bose barutaye sibyo bose barutaye bajya ngo tugumana ni turyane dukora iki data we yapano rangira nagwera nyerebe sha niba ndanaguye nayo ngire neza ndabona amasaha ageze twiga dukora iki ubwo niba ugiye kugenda I Kigali rero ngo nanjye turajyana se ntabwo nagusubira mu bana wawe ikintu cya mbere ngiye gukora ngiye kugenda nyine cyambeke ngo namwibye ngo telefone ngiye kugenda nzijyane kandi none ajya avuga ibintu umuntu yakoze ubu tujya guhita tugenda direct I Kigali ejo mu gitondo nukwita tugenda umuntu arakura imyenda gufase hajye ubundi swambye I Kigali ngo haba hari televiziyo ziri ku muhanda mugende reba zino kaburimbo tubona muri filime
ndazibona twishyirisha kijana kugira ngo tujya kureba kwa Muyobeka ntuza hari aboro urebera ubu none paka igihe cyose uyihagiye uyu nashakana na harara sinakubeshye ndakubeshye iki i Kigali ibintu byose birahari byose akanywera ibyo ngiye kugenda ese inkweto mite nziza mite nzibona ikintu kimwe twumvikana i Kigali turajyana sibyo nari ahantu hose tuzajya tujyana ariko man kuzigiye cyo kuzana izo nkweto ngisinjyana nawe ubwo haza wenyizera nari ufite imyenda nubwo ngiye niba ari Kigali niyo ntanagenda nari sibyo ngiye kugenda sibyo mite nziba sibyo nimara kuziba we ugiye mu nzu sibyo ugiye mu nzu ushaka ikintu turya ngiye kugenda ndagaruka mu kanya yeba yuko nazi ngiye kuzana wegera ndaho twuma twunkiriye bro uko wirinde mwari shaka reka mane ngurishije inyuma kwa Kazungu kumva bitenza urasanga ngiye byo guteka mbiranye twuze turagenda duhaza nari ubwo nanjye nagiye ariko kamaze mu amazi natwite kujyana Mbase wowe tugiye vuba sibyo utugiye vuba ndaje si bora birashoboka ngiye na telefone ngindo nyemejera shaka ndebe kabisa agenda gukora n'uburyo ko nabisize arabivuga saradukura Kigali none nawe uzakama baza ngo nakara iyo yikuye Yesu yikuye nende yi iraka asa turebe nibuze kubyatsa turebe sikumana hani mifoto ye ibiro bini kureka we uretse nanjye yitugurisha yituyireke iyo tuyireka tuyijyane Kigali iyo tuvuga ngo akabona njye n'ibi shyiraho ibi bifuniko byabo ubwo baragira ngo nebyine mfite gutya kino rundi urumukire bo tujye kuzigurisha ngaha ibisuburo baraduka zingisi reka baduhe cyatanu ajyana cyatanu amafaranga ubwo yakugeza he wenda reka mubwire amafaranga baraduha yanyu ibihumbi bine si ibihumbi bine ndeba zarashaka ibihumbi bine hano muri kototo nta muntu wayaguha kugira ngo badufate rero ntabwo turabona umuntu ugira ibihumbi bitatu bibiri hano barabiduha njye mfite umukiriya hano kandi tujyane hano ku muhanda ngende tanyaza we bagasanga ndaje we uguma hano oya tujyane we gumana kuba tujyane ntugende wenyine mwana ugende wenyine ntabwo nagusiga i Kigali ntabwo nagusiga ndaje noneho nitegure ndaje kabisa boss wanje business ndi kugurisha inkweto ese inkweto si cago ubuse twaye nyine no nkweto sibyo ni ya mukuru wanjye namwe ngo nyimukugishirize wama guys yatera n'abantu
amagazi ngeni baratishije mu rugo ushaka ngahe se bundi bo 6 uranda kwigihumbi ndabona igihumbi ni makeya rwose ndagushiraho ijana urijyama okay na mutari inote ngiye ntabwo najya gikora nako inkweto ni cyashya kabisa ariko ndi kubona usa n'umunyakigali nawe gutega nari naje gusura mama nuko nawe utuye i Kigali ese muri kugera i Kigali bisabye ayanjyana cyangwa ufite agakarita nta kandi wakamaso we kamere duhuri i Kigali nzakaguha akakarita kandi kandi gore rero 500 yanjye ubu naringiye we nari njye nzaka we humura njye nzayaguha reka mabaye kandi muri Gatoto namwizeye uje ari muri Gatoto njye baranzi ndi umwana mwiza we kame sakete kanzaka okay nta kibazo ariko dushobora no kuzahurira we tuzahura nta Kigali bararyaba turabakire urakoze kabisa so Patrik! Patrik! Ye! Jerezo! Man, wikoraho nijye nane igitekerezo. Ntugakura amafaranga cyane. Ntugakura amafaranga. Abo ngubo turagiye. Bagiye wizana uwo mufuka yawe mwana vana aho ngaho ariko jye menya njye mukuru. Ahubwo mbo ikintu yogiye gukora. Itegura tugende. Ko wajya ngo ushaka kujya kunjugunya sha. Mani itegura tugende cyangwa nigende. Ahubwo se umbase. Twambara urwo urambara wowe ufite imyenda imwe cyakote bya papa mwana. Nanjye ndende. Turagiye. Ariko ndi kubona utari seriye mwana. Urugo rureka rose ko tugiye ikiyoro jya mugende. Uzurose ntabwo cingo. Kigali sha. Zana turebe. Urapfa kuki wakubisa urugi. Kutangura. Yemo ngo tugiye Kigali sha. Ase barate ni gafuta. Tameze utakimenanye. Ajya bagira ngo kugira ngo ufute. Bizi se ngiye uko wakizanye kari uzi kugikoresha. Ndimo cha. Sijamo. Rwananiriwe. Ye musejamo sha. Ugura tugenda. Uratuma abanyari Kigali. Nanjye ndimo sha. Bo twagiye no ikintu cyane tugiye kosuno. Turaga karita sibyo? Turaga karita umwe. Iki ngiki bagikoza ku modoka. Guca bagakozaho kiba kirimo amafaranga menshi. Ma, ariko nanjye babyaje nimba bacishamo bagira ngo bakageshyiramo. Suko amafaranga anyura ariko nabo babeshya. Ako tugende dutugera mu mujyi byose turabimenya. Ubwo tugiye kuri nusi. Ara mugasira. Wowe ni wowe ibintu byose dufite taci se. Ikintu cy'ikigabo kirambwira ngo ubashaka gukiba ikibanza neza kandi afite pepa akizibitse.
mabuja aho amakuru ni meza byakugendekeye gute ko watinze se ibigori byari byeze ntabanjije kubirya ntabwo nari mbetse nabi uze ko natwe watuzaniye igiti kirambanye nkeya mpita mbigurisha ibyo nari nzanye oya ntabeshya mabuja wanjye ndamukunda ubwo rero usanze ari aho naringiye ngo genda ujye mu kazi kawe ndagasubiramo mabuja nanjye ubwo ndagiye usanze naringiye ngo nyine nawe urebe ukuntu utunganya nese mabuja kari akantu nashakaga kumusaba aho gatuye ni wampaye uruhushya ndishima uri umubyeyi mwiza nta kuntu wanyongeraho turaza kubivugana neza ninza turabivugana nta kibazo makumyabiri reka ndakurindira ubuzima mama kugiye ndagiye sinabona ko ufite gahunda yo kugenda se uratindayo ndatinda ntabwo nzava mbese ndateka iki ndateka umuceri hari n'amashu ubwo urareba nyine igikwiye ushyiremo n'udushyimbo dukeya ubanguke nta kibazo ndabanguka ariko kapo nawe ugira ubwenge nibyo nakubwiraga reka biriya bibiri ntabwo ari iby'ubuntu nangwa ari bimwe ari ukuntu bongeza umuntu ugahita uvuga ati aya ngaya agendeye ubu ariko uzi ibisambo mba nkurindiye bifite amatuza ukagira ngo ni imitwe ngiye narazize ubu ngubu nawe nahita tuba inshuti nyine uvuye mu ntara barakongoje habaga ikijumba kigira ifufu wa muhungu uvuye mu ntara nturatuzanira amapera aho kuvuza ibintu by'amapera nibuka ko naje ndi kurya supadipe n'umwembe hafi ibyo ntabwo njye ntabwo byashaka bora bitera malariya se none se mbwira ubuzima bimeze bita amakuru ye nta buzima bagiye igisiga cyagakoraga kose ubuzamu koza amasahani no gufura ubuzima iyo ntegereje umwanya wanjye yatwaye buriya nta ukuntu nateka yatwaye uwe mwanya wawe ese ntabwo uzi ko ari njye nabanjije kugera hano ubu urahita uba umuzamu ariko hari mukamana ugiye kumumaraho amafaranga ari ukuntu aza mukamana se we nkahita mvuga ati bitanu biragiye ongera ubuzuka nawe waba ufite n'abayawarya shamu yagira none se ubuzima bimeze bite ubuzima cyahindutse ikizami kirateka kiroza kirafura amani nshaka kunywa amazi ariko n'ubundi wowe mama aragukunda oya buzima nzanamwirukanisha nzane bene wacu hano ariko nawe n'umwana mwiza hari ukuntu ubuzima njyamo nkasanga ntitatetse ubuzima izuba rimereye nabi ubuzima imibiri ya ntego ubu hari ukuntu mwebwe ngo nazamisha ngo oya buzima bya bigambo bivuze bya bigambo oya ntabwo ari wabibwira rero mugisha ubu nagarutse bwavuga ari buvuga ibifaransa ibyongereza igiswahili noneho isosi nivuga igishinwa gusa ngo uragenda ntari bubikurikirana ndabikurikirana mwana wa mama mwana wa mama ariko kuzanyarura ibiryo byinshi wowe tuza nimba atangira kuba izamu we meze se we meze bite waje ryari naje uyu munsi mu mwanya utuzaniye iki oya da wanareba ni ibisurubeti by'akazi hari umuhungu twahuye nari ngiye kuza mbamuguze inkweto ya bibiri uziko tuzi ko mama yatubwiye ngo uzaza uzatuzanira n'amapera y'imyumbati wavuye cyane amapera ntabwo byari kugera inahaze ubu koko uzi umuntu n'inzara aba afite yavana irori karongi amapera yabagayo pe ariko amwe nanayagurisha kugira ngo nigurire supadipe njya mu gikoni njya mu gikoni se ubuzima byagenze bite ubuzima se ntabwo waje umusimbura none njye nawe yaramusimbuye genda ufate nayo igiye guteka nduhura none se usigaye iby'ibiki ibiki genda upige mbese birakureba ase kapo wacu bw'abanyamagambo manuki yego mwana wa mama hayi kuba umuntu yakwimenyereza ushaka kumumenyera mugishaka twari turi kuzuza uzi ko mbonye kaboyi nkagira ngo ubuzima habayemo undi se yaje ryari ubuzima we n'ubugore kapo cyane uteke mani bwavuga ari buvuga igiswahili urusahani urateka umuceri n'amashu n'ibishyimbo nduhura anyumvira bya bintu umuceri n'ibishyimbo n'amashu hari aherukaga kurya twagiga k'ibijumba
umuceri rero reka kwibara gusa wabyumvisho uze Vicky byagenze gute ko wahire tumaranye igihe Kaboyi wagiye ma zabarekana niyo nshinzi nako inshinzi niba yanjye isohoka wesahi ubundi se yaje gute Kaboyi ikintu kivuye kumukingura mu kanya mama asohotse atari musi mama yagiye mbega yaje cyicaye hano nyine gishaka mwongeza na 2 da ariko noneho se wadusererezaga nongeye kuruhuka njye nawe sinakwaye tushye rekaga wicaye aha wicaye reka babwire ikintu kimwe mutazi bura utuboro mwivugishwa twose umuntu biriya bintu noneho biriya bintu by'ibicege ntanari hasi Ubireke. ngo bateke imice n'amashu ntabyo nshaka Ubireke. cyangwa mujye munabyirinda tuzi yuko ugira inda ntabwo uri buze kurara ukeneye kubyibuha wese ntabwo ukeneye wowe ukeneye kubyibuha mujye mwirirwa murya ibyo mushatse weho ntabwo ubikeneye none se buri gihe umuceri umucanga muramugana wajya urya icyondo sinaragemo mbese nta nubwo mwarateka basi n'akawunga akawunga ujya ujya kukarya muri resitora cyangwa wose uraho muri kunshora wumva ni amazu wajya ugateka wose uri mama wajya kumva hano rwanda ubwoje gukwekesa ushaka moriva umunyu washize twese tubanye uruha ese ntabwo muri sikaboyi jya wumvikana kapaso wajya kugakora kaboyi we yego nyamara tushobora gusubirayo utazi uko usubirayo kabayi sohoka ase buzima ni ari mu gikari gabana ni ubundi buzima njye niwe duhuza wo ufite umunwa w'abarozi buzima wise neza ubuzima nagafasha wicajwa ngaha buzima nyine ni indiga yanjye nge buzima watuma tukavanga we buzima wige bakubwire ndaguruku gisore wicariye hano rata uzi sohokeshwa wakoze kaboyi we kaboyi we genda nyine ubimbarira wese uri kunzaniwe pe nagaje uyu munsi ntabwo ari ubuzima gufurira abana usigiye kaboyi yazi byamaze byose birandeba ayo buzima n'ubundi iyo ukubona wigize harambo utamenye wandwara si njye ntabwo ndi kaboyi wabishogoshogo kandi we nakwirukanisha wakigega hari icyumu ariko ye wenyine wasohoka musigaye mu bitabi ko waruyange we wamyembe zidahiye we uruguka bareka ngo ubwire wenda ntabwo niyereka gusa Uzi? mu gishanga nawe usigaye ucecekesha injye ariko yamaze na burabura buraka ese baguteye ndakusigaye mfite ibijambo ese birakureba kubwo wowe ngitonda narangiza nganigengesera avuga ngo ubwize ukuri nginiyeho nge nagufata ngagutatamurana na bogisa wambaye kaboyi ntiyaje surakomeza ndakomera barakwiruka henganya nkakiruka ariko mana yanjye none umwana asigaye amenye wamushiha we wamusange ngo isigaye ubyimba genda buraka ngwere reka mwereke undebe wowe reka mubwire bura hari ibintu nirinda reba hano ikintu utabona buriya ahubwo piki ubuzi amagambo yose ngo ndwara si utabona kuriya ufite imbaraga ki bakwibwirishwa ko buri icyaba cyose mvukana nawe ibintu byose unankojejeho urushyi yagwanyo unankojejeho urushyi turi kuri kumva ubwo buntu wivugishaho uri hasi ubundi wera rwaba kwe kuzajya wicara muri zino zuwaguze naguze ntaba ari imitungo nange mfite uburenganzira bwo kuzicara iyo myinshi siyo mituru rukuyinganurira wandwari wamuharavumba ureka ngwere wigize umushari ntakwigira umushari nta nubwo uzongera kurara muri iyi nzu uzajya urara ku gipangu kaboyi n'umugihe kaboyi umva akazi se umva akazi nyir'uburuga arahari ureka ngwere kinje ase buzi aka kanya baguhaye ubaye yewe urabyinze ngende ukajya unyigiraho amazi ya jibu mfite uburenganzira bwange kandi nawe ukagira ubwawe ubwo rero ndabambuza kunyivangira mu kazi ngo ubwize ukuri ngo ubwize ukuri ngwiyame akazi ka kajyasi bajya kukivangamo nkivangamo ibiti kajyasi ni bene wanyu ninde kajyasi kabona kuba umukozi hano nakubwiye ngo ukomeje kumukira ayo mabwene nayafata ngayobora mw'ubwo ruhande yafata dore ngahe byasaba yarwangiza ukaza uruvuga ibyo biba kabuzi ndakubwiye ubwo rusura wagira ngo rusa na nyira ajya ni nyirabarongo usa na nyabarongo genda gufata ngakuzingazinga si ubundi udushiki udushiki buri usigaye umenyera iyo umuntu ashatse kwisanisha nawe mugashaka kumugira nk'aho buraka ngwere
iyo narangije kubibona iyo wigize indamu ifunguro ry'ibirura mw'isi ngiye kubikirura wigira ikirura nange mbikirura wowe ndubikirura iriya mirima yanyu habamo ibimva reka mubwize ukuri ariko seba buzima umuheto gabanya amatiku wibagiwe bagikukuri ndumva ndiyo mishiba imbere sha gukingurira amabuja soko sujya gukingura basohoke magerageza kagera usororo nigire kubwira ayo magambo seba akugireka amatiku mukingurire neza ubwira ko tumukunda akabo bigenze bite buzima amaze kwigira n'abo wagendeye ese byari bigenze bite buzima yari umwanya wanjye dede mzote solo kijikarasi n'icya ni abakozi se ni gute basigaye babyimba mu ntebe mani ibyo kereka iyo basanze cya buzima aricyo kiri hano tukagikoma birisiteri tumaze kunyagaza tukagakoma kakanika ntabwo nagukunze kone busa nk'itabi ndaburetse niba utabi ariko mani kaboyi we yo nabihongorera mwana wa mama ikize kirabiri karebe baye karebe mu kaboko kinga ururani rwarukinga ubundi warunywa karebe ku mumoyo igendera mwana ndaje neka ngupigire bugari wa musatsi nuko wasanze nitonda yose mwana umumagara igikuma gukije biterago ama ibintu vugura byo tuze ibintu byose nabipanze ubuzima amadufasha urabona umukecuru kandi twe turasa nzaza tuza ambwira tujishe bya bikabyaza ibyo naho mbona no kugitera iki nyine nsa nkaho nica kugisha icyo mutwe kugira ngo kiragare bityo kwikumbasa wowe bibanga televiziyo tuyitwara ari nyine uriya televiziyo hari tujya kwitwa ariko nta muntu n'umwe w'ibintu ko bamara ibintu ntacyo kabizi nanjye ndumura ahubwo dusubira hariya muri salo buzima ndi kureba iki wajya ugabanya ubugoryi ikintu kikaba kiri moto kikiriza kabona ubundi utari wangana n'imvita amahoro wategera aho gashye mu kibuno cyano ni wagitoraguye yewe mugisha we yo warize kuri ya fone yawe ubuzima rinda abantu teke fast ugiye kacyawuza ndetse amakara se yashize wenge biteke narinda kugura tunguze ko nguriro rwawe amacapa abiri nkahita zakurara kandi nyine iryo ntisigara yongeye kugaruka hano nyine tu hari ibintu tugiye kugura amasigara kugura akantu nta bintu by'imiti sibyo